iminsi tureba imbuto zitandukanye, tuvuga ku bintu bitandukanye bidufitiye akamaro kanini ku mubiri wacu. Voka rero nayo iza ku mwanya wa mbere mu mbuto zose zidufitiye akamaro. Voka ni rwo rubuto rwa mbere rufite intungamubiri nyinshi, kandi murabizi neza yuko hari iyo urwaye amaso, ifite ikibazo cy'amaso ukerekeza kwa muganga, muganga mu mbuto akwandikira akubwira ko ugomba kurya voka nyinshi, kubera ko iyo ufite ikibazo cy'amaso hari ukuntu urwara amaso ukumva arakurya, ugatangira kwishima ku maso, ukayabyiringira cyane. Ni ukuvuga ko hari udutsi duto duto tuba turi hano mu maso tuba twarumutse, bigatuma hari amarira aza mu maso, utuntu tw'amazi nyine, kwa kundi umuntu aba afite amarira mu maso, utuntu tw'amazi. Uzitegereze mu mbone y'umuntu, uzajya usanga umwitegereje gutya, uzajya usanga mu maso ye afitemo utuntu, wamwitegereje umurebamo ugasanga afite utuntu tw'amarira mu maso tw'amazi. Turiya rero nitwo tugira dutuma amaso yawe aba abona neza. Utagira ari amarira yo mu maso ngo ubone wamwitegereje ubone amazi mu maso, iyo amaso yumutse niho uba urwaye amaso. Uba urwaye amaso kuko iyo udafite turiya tuntu tw'utuzi tw'amarira mu gutya mu mboni y'ijisho, uba ufite ikibazo cy'amaso. Ni ukuvuga ko twa dutsi tuzana utwo tuzi dutuma amaso ahanagurika, turiya tuzi dutuma amaso ahanagura imyanda ivamo amaso, mbese hakoroha amaso akareba neza. Rero iyo udafite turiya tuzi two mu maso, uzitegereze urebe umuntu umwitegereze gutya mu maso, uzasanga mu maso ye harimo utuzi. Iyo utadufite, udutsi two ku jisho dutangira kukubabaza, ukajya wumva umeze nk'aho ufite ibitaka mu maso, kubera ko amaso ntarimo ayo mazi nyine, udutsi tukajya tuguhanda, ukumva ufitemo ibitaka mu maso, tukakuryoha ukabyiringira. Aho rero iyo ugeze kuri iyo tape, niho hahandi muganga akwandikira kujya urya voka kenshi mu cyumweru, ngo kuko voka ituma nyine ugira bwa buhehere bw'amaso, ugira ubworohe bw'amaso. Ni ukuvuga yuko rero akamaro ka voka nayo iturinda uburwayi bw'amaso. Ariko nanone twagera mbere yuko twinjiramo kuri voka neza, reka tubanze dukore share, like, comment, subscribe, kugira ngo akamaro ka voka tukinjiremo neza cyane, buri umwe wese abashe gusobanukirwa akamaro ka voka. Ni ukuvuga ko dukunda kurya ibintu byiza cyane. Aya mahame nkunda kuyavuga, ntayavuze n'ubundi ntacyo byaba bimaze. Dukunda kurya ibishimisha akanwa, ibiryoheye akanwa, akaba ari byo bigenda, izo ntoki zirajyamo, akaba ari byo bigenda bikibasira amagara yacu. Iyo turiye dushimisha akanwa, bya bindi turiye bituryoheye nibyo bigenda byagera mu mubiri bigatangira kugarika ubuzima bwacu, biguhenda ushaka ibiryohera akanwa, ariko nanone bikongera bikaguhenda ubuzima bwakunaniye. Ni ukuvuga ko rero tugerageze kureba ibidufitiye akamaro, uko dushaka ibiryohera akanwa, dushake n'ibirinda ubuzima bwacu. Buri muntu yibere muganga w'ubuzima bwe, umuntu abe muganga w'ubuzima bwe, amenye ukuntu yabasha gusigasira amagara ye akagira ubuzima buzima. Rero voka, hano dufite voka, ni ukuvuga ko ikibuto kirimo hano muri voka, iki kibuto dusanga muri voka ni wo muti w'umwimerere ukomeye kurenza voka. Ni ukuvuga ko iki kibuto cya voka, twebwe turya voka ikibuto tukakijugunya, ariko kiriya kibuto ujugunye nicyo kirimo imiti myinshi ibaho irinda ubuzima bwawe, ivura ibintu byose. Niyo irimo imiti irwanya kuba warwara kanseri yo mu bice by'umubiri bitandukanye. Iki kibuto kirinda ni byinshi. Reka nkubwire, ngiye kubabwira uburyo ikibuto cya voka ugitegura. Iyo ufashe ikibuto cya voka ukacyanika iminsi 7,
wamara kucyanika iminsi 7 ukagishishuraho ka kabuto k'inyuma, ukongera ukacyanika iminsi 7, ukagisya ifu yayo ukayanika iminsi 7. Ni ukuvuga ko kugira ngo kizagera aho utangira kugikoresha ni iminsi 7, iminsi 7, iminsi 7. Ucyanika iminsi 7 ukagishishuraho ka kabuto, ukacyanika nanone iminsi 7, ukagisya ifu ukayanika iminsi 7. Ibyo bintu iyo umaze kubikurikiza byose niho utangira gufata akayiko k'ikibuto cya avoka, noneho ugashyira nko mu biryo ukarya, cyangwa se ikiyiko cy'ifu y'ikibuto cya avoka ukoresheje ikiyiko, akayiko k'icyayi, kuko nanone ushaka kubirya ari byinshi ugasanga bikwangirije ubuzima bwawe, kuko voka irarura. Iki kibuto kirarura cyane. Iyo ugiteguye nabi bimera nka kwa kundi ushobora kurya imyumbati iriya ivamo ifu ya rutamisi, waba utayiteguye neza ikakubihira ifu ukaba utakiyiriye, cyangwa se wahekenye umwumbati wa rutamisi iriya ivamo ifu. Iyo uyihekenye kuko irura iguteza ibibazo bikomeye, kuko uba uyiriye itateguwe nk'uko byagenewe, kuko itagenewe kuyihekenya nk'uko bahekenya iyindi. Bisaba ko ubanza ukawutegura wa mwumbati wagenewe kuvamo ifu, wamara kuwutegura ukawujyamo ifu y'ubugari, akaba ari bwo wumva buryoshye. Ntabwo byemewe kuwuhekenya, kuko ushobora kuwuhekenya ugasoza uzinutswe ifu uzinutswe imyumbati. N'iki kibuto cya avoka niko kimera. Iki kibuto cya avoka kirimo imiti yose, gikubiyemo intungamubiri zose zibaho ku isi zishobora gusigasira amagara yawe. Ibi bintu nkubwira nibyo, uzabikurikize uzasanga byaragufashije cyane. Ni ukuvuga ko rero hari ahantu uzajya usabe ifu y'ikibuto cya avoka, tuba turi mu gacupa. Iyo fu yawe y'ikibuto cya avoka nuyibona ukuntu uzayirya. Nanone uzirinde kurya byinshi kugira ngo bitazaguteza ikibazo. Uzafata akayiko k'icyayi upime, ushyire mu mazi yabize, uyinywe nk'uko unywa icyayi. Uyikoreshe amazi, ushyira mu mazi ukabiza nk'icyayi, ugakoresha ubuki cyangwa ikindi kintu ukanywa. Cyangwa se ushobora gufata akayiko k'ifu y'ikibuto cya avoka ukaminjira mu biryo nk'uko bakoresha ubunyobwa, ukavanga n'ubunyobwa ugateka ukabiryamo gutyo. Nanone nusanga biguhenze, hari ubundi buryo nawe ushobora kubyikorera, hanyuma ukaba wabona uwo muti ukawubika ukajya uwurya. Hehe no kurwara, nta kintu cyose gishobora kongera kukwataka, nta burwayi bwose kongera kukwataka mu gihe wikoreye umuti nk'uyu nguyu. Icyo kibuto cya avoka iyo udashaka kubyanika iminsi 7 ngo bikore iminsi 7, hari n'ubundi buryo ushaka kubikora iminsi 3. Cya kibuto cya avoka uragifata ukagikora agashishwa k'inyuma, ukanika iminsi 3, warangiza ifu ukayisekura mu ikibuto ukagisekura mu isekuru. Wamara kugisekura cyangwa se wabibitse bya bibuto byose, uzagenda ureba aho ibibuto byose biri, ubitunganye, ubibike, ubitware ku cyuma babisye. Hanyuma nurangiza yafu uze uyizane uyikarange nk'uko bakaranga ubunyobwa, uyibike ikaranze. Nuzajya uteka ibiryo ujye ufata akayiko uminjiremo, nk'uko ushobora gufata agafu k'indagara ukaminjira mu biryo, akaba ariko waminjira ifu y'ikibuto cya avoka mu biryo, cyangwa mu cyayi cyangwa mu gikoma. Uzisanga rwose ushaka kumara amezi runaka nta kindi kintu utatse mu mubiri wawe, nta hantu wongeye guhurira na muganga. Bigabanya inkovu zo ku mubiri, kurwara ibintu byo ku ruhu, bigabanya ibisebe byo mu gifu, bitera apeti, bigabanya ushaka no kunanuka ukabinywa nk'icyayi urananuka neza cyane. Ariko nkubwiye ngo bigabanya kuvuvuka k'uruhu, kwa kundi uruhu rugenda ruvuvuka ugasanga ruravuvuka mu maso, bitera gutohagira k'uruhu, bituma rwose umusatsi umera vuba, mbese umubiri wawe ugahora umeze neza, bigabanya umunaniro, bigabanya ibintu byinshi, bigabanya mbese birinda uburwayi
bwa kanseri bushobora kukwataka mu bice by'umubiri bitandukanye, bikurinda byinshi, amagiripe ya hato na hato, amasinezite, bwa burwayi bwa hato na hato umubiri wawe ukunda kwibasirwa nabwo. Ikibuto cya avoka kikongerera ubudahangarwa bwa buri ndwara iyo ari yo yose, kandi kikakongerera kurinda gusaza imburagihe, ugahorana ubuzima buzima, ukagira uruhu rwiza. Nacyo iki kibuto cya avoka kituma umubiri wawe utizingazinga ngo utangire kuzana ibinkanyari imburagihe. Iki kibuto cya avoka ni umuti ukomeye. Kugira ngo uzatangire kubyemera neza, uzashake ibibuto bya avoka, ubitegure gutyo, ugikuraho agashishwa k'inyuma, ucyanike iminsi 3, ugisekure ifu yayo, uyikarange neza, hanyuma numara kuyikaranga ushaka akantu uyibike, ujye ubikoresha gutyo. Ukwezi kuzajya kurangira umaze kwiyumva uko utajyaga wiyumva, umaze kwiyumva ko hari ikintu gitandukanye muri wowe, nibwo uzamenya yuko ikibuto cya avoka aricyo gikora kurusha avoka ubwayo. Turya avoka ari ifite intungamubiri nkeya, ariko cya kibuto tujugunya nicyo gifite ubuzima buzima, nicyo gifite intungamubiri zishobora kuturinda ibyago byo kurwara bya hato na hato, twibasirwa n'indwara nyinshi zigiye zitandukanye, zikatwibasira mu bice bitandukanye by'umubiri, ugasanga umuntu yabaye indembe, ugasanga umuntu ararwara bya hato na hato. Nyamara hari ibiribwa tujya twigirira ugasanga turimo reka tugarukira ahangaha, naho gutaha.